Wa gatatu ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 hari huzuye neza imyaka 16 umuhanzi w'icyamamare umunyamerika Michael Jackson apfuye. Bamwitaga The King of Pop, MGA, The Beloved One n'andi mazina menshi. Yabaye hari icyamamare abyina mu buryo bwihariye akagira ijwi ritagizwe na benshi mu mateka ya vuba y'isi. Michael Jackson yabaye icyamamare agenda hose mu mijyi itandukanye ku isi, yuzuza abantu amastade n'amarena. Mu bitaramo byinshi abantu bavaga imihanda yose bagiye kumureba, bamwe banasize ubuzima. Michael Jackson yari ikirango cy'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapfuye afite imyaka 50 y'amavuko mu 2009, ariko mu buryo bwihariye Michael Jackson n'uyu munsi abavuze atakiriho baramuzi. Yaremye indirimbo nyinshi zamamaye n'ubu zikiri mu mitima y'abazumvise, uburyo n'ubu amwe kuzumbuye batera amarira y'ibyishimo ariko n'agahinda ko kumubura. You are not alone, will you be there, be it, leave me alone, rock it with you, heal the world, the girl is mine, blood on the best floor, shake your body, dangerous, men in the mirror n'izindi nyinshi zibarirwa mu magana. Yatanze ibyishimo kugera apfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu mu 2009. Reka uyu mugabo tumuvugeho, tuvuge no ku rupfu rwe, kubera ko ejo bundi hamenyekanye amakuru y'uko uwavuzwe ko ari we wagize uruhare mu rupfu rwe atari we mu by'ukuri. Ahubwo nk'uko ikinyamakuru TMZ cyabigaragaje mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, cyagaragaje ko umuhanzi Michael Jackson wari icyamamare cyane upfuye mu 2009, urupfu rwe rugashinjwa muganga Dr. Conrad Murray wakatiwe imyaka 4 ariko gafunga 2 azira kuba yaramuhaye imiti myinshi cyane ya propofol ifasha umuntu gusinzira ikanifashishwa mu gutera umuntu ikinya. Nyuma y'iperereza ryakozwe mu byagaragaye ko uyu nguyu Conrad ifunze imyaka 2 yose azira ubusa. Ahubwo wari umuganga wa buri munsi wa Michael Jackson witwa Arnold Plain witabye Imana mu 2015, we niwe wishe Michael Jackson amuhaye ibiyobyabwenge, imiti myinshi cyane ya propofol, Demerol n'ibindi ngo byamugizeho ingaruka ku mubiri, unanirwa kubyakira birangira ishyize mu mwuka. Reka tubivugeho. Umwanditsi w'indirimbo, umubyinnyi, akaba n'umukinnyi wa filime umenyekanye cyane ku isi mu nyene ya pop, ndetse benshi bamufata nk'umwami wayo. Yavutse ku itariki ya 29 y'ukwa 8 1958, avukira mu gace kitwa Gary, ni muri Indiana. Yari umwana wa 8 mu muryango w'abandi 10 bakomoka ku birabura b'Abanyamerika: Joseph Walter Jackson, bakunze kwita Joe Jackson, na Catherine Esther Scrooger. Umuryango wa Michael Jackson wabyirukiyemo abahanzi barenze umwe, ari naho yakuye inganzo. Bari bafite itsinda ryari rigizwe n'abavandimwe gusa ryamenyekanye imyaka ya 50 na 60, baryitaga Jackson 5. Michael Jackson kuzatumvikana na se Joe ngo yakundaga kumukubita akiri muto, uretse ko uburyo se yamufashemo yari bwamugiriye akamaro cyane mu myifatire amaze gukura. Ibi yabibwiye Oprah Winfrey mu kiganiro yigeze kugirana mu 1993. Mu 1964 Michael Jackson na mukuru we Marlon binjiye muri itsinda rya Jackson 5 ryari risanzwe rigizwe n'abakuru be Jackie, Tito na Jermaine, ryitwaga Jackson Brothers. Michael we yabafashaga kuririmba. Michael Jackson yatangiye kuririmba no kubyina afite imyaka 8. Yaratangiye kujya asimbura na mukuru we Jamel mu kuba indirimbo za group, ari nabwo bahise bahinduye izina ry'itsinda baryita Jackson 5. Itsinda rya Jackson 5 ryatangiye kuzenguruka ibice by'uburengerazuba bw'isi, cyane cyane mu tubari tw'abirabura. Mu 1966 Jackson 5 yatsindiye igihembo cyatangirwaga mu gace cy'abana bafite impano yo kuririmba, bakaba baririmbye indirimbo y'igihangange James Brown yitwa I Got You, yari iyobowe na Michael Jackson. Jackson 5 yakoze indirimbo zabo nyinshi zirimo yamenyekanye cyane Big Boy. Banakoranaga n'itunganya umuziki bari mu gace batuyemo yitwa Steel Town. Hari mu 1967 mbere yuko binjira mu yindi nzu ikomeye ya Motown. Mu 1968 ikinyamakuru The Rolling Stone kivuga ko Michael Jackson akiri umwana yari umwana w'intiti cyane, wari ufite ubuhanga butangaje mu kuririmba. Yanavumbutse ahita umuririmbyi uyobora abandi mu itsinda ku buryo butangaje. Iri tsinda ryakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa ndetse zigafata imyanya y'imbere kuri Billboard magazine. Hagati y'umwaka w'1982
n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu Michael Jackson yashyize hanze alubumu enye wenyine akorana n'inzu ya Motown, muri zo yiswe I Got to Be There ndetse na Bam, zitiriwe ko zihagarariye Jackson 5. Itsinda rya Jackson 5 ryabaye intangarugero ku birabura bose b'abahanzi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu iri tsinda ryatangiye gucika intege, ahanini bitewe no kutumvikana hagati yabo n'inzu bakoreragamo ya Motown, maze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu baza kwivamo. Mu kwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu iri tsinda rya Jackson 5 ryasinye amasezerano y'indi nzu ya Epic Records, maze banahindura izina bita Jacksons. Murumuna wa Michael Jackson witwa Randy yinjiye muri iri tsinda asimbura Jamel wari wahisemo kwikorana ku giti cye akanagumana na Motown. Bakomeje gukora umuziki ndetse banakora ibitaramo bazenguruka isi, banashyira hanze alubumu zigera kuri 3 hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane. Icyo gihe Michael Jackson niwe wandikiraga indirimbo iri tsinda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani Michael Jackson yagaragaye muri filime y'umuziki yiswe The Wiz. Muri iyi filime niho yahuriye n'igihangange muri sinema no mu muziki muri ibyo bihe, nyakwigendera Chris Jones. Bafatanyije mu gukora alubumu ya Michael Jackson yiswe Off the Wall. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda Michael Jackson yavunitse izuru ubwo yakoraga impanuka arimo kubyina, byaje gutuma yibagisha izuru. Chris Jones na Jackson bakoranye kuri iyi alubumu bafashijwe n'ibihangange birimo Stevie Wonder na Paul McCartney. Aba nabo bafashije mu kwandika. Iyi alubumu yasohotse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, isohoka iri ku mwanya wa mbere, ihita ikora amateka yo gukora alubumu ya mbere y'umuhanzi uririmba ku giti cye, yahise igira indirimbo mu myanya 10 ya mbere. Iyi alubumu yahise igera ku mwanya wa gatatu kuri Billboard 200, inagurishwa amakopi agera kuri miliyoni 20 ku isi yose, ndetse imuhisha ibihembo bitabarika. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri Michael Jackson Someone in the Dark yakoreshejwe muri filime. Iyi nayo yatwaye ibihembo byinshi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri yashyize hanze alubumu yise Thriller. Iyi yasohotse ari alubumu y'akataraboneka, ndetse nyuma y'umwaka umwe isohotse yabaye alubumu ya mbere ikunzwe cyane ku isi mu bihe byose, ubwo yabashaga kugurishwa amakopi agera kuri miliyoni 65 ku isi yose. Iyi alubumu yabaye iya mbere kuri Billboard 200 mu byumweru bigera kuri 37, ndetse iguma mu 10 za mbere mu byumweru bigera kuri 80. Iyi ni alubumu ya mbere mu mateka y'umuziki yabashije kugira indirimbo 7 zose mu ndirimbo 10 za mbere, harimo Billie Jean, Beat It n'izindi zamenyekanye cyane. Michael Jackson ni niwe muhanzi wa mbere wabonye uruhare runini ku gihangano cyagurishijwe bwa mbere mu mateka y'umuziki, ubwo yafataga $2 kuri kopi ya alubumu yagurishijwe. Kasete ya filime ivuga ku ikorwa rya alubumu ya Thriller yitwa The Making of Michael Jackson, nayo yagurijwe amakopi agera kuri 550 ibintu bibaho mu muziki, ndetse iyi kasete yegukanye ibihembo bitabarika. Mu 2009 amashusho y'indirimbo Thriller itorejwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku mashusho, akaba ariyo mashusho y'indirimbo ya mbere yaratoranyijwe. Abantu benshi bagiye babura uko bavuga Michael Jackson, uko bamusobanurira abandi, bitewe n'uko ibyo yakoraga bitari byarabayeho mbere. Uburyo yaririmbaga, uburyo yandikaga imiziki, uburyo yabyinaga, byose byasaga n'ibitari bigeze biba ku isi. Ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu Michael Jackson yongeye kwiyunga n'abavandimwe be mu bintu byabaye amateka ku nzu itunganya umuziki ya Motown. Byaciye kuri televiziyo. Ibi birori byanyuze kuri televiziyo nyine byakurikiwe n'abantu basaga miliyoni 47, bihuriza hamwe ba Jackson n'abandi bahanzi bakoraga muri Motown. Byibukwa cyane kubera uburyo Michael Jackson yaririmbyemo Billie Jean. Mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi Michael Jackson yatangiye gukora n'uruganda rukora ibyo kunywa bidasembuye Pepsi, ari kumwe na bagenzi be ba Jacksons. Muri uwo mwaka ubwo arimo kuririmba yakoze impanuka n'itsinga z'amashanyarazi umugagaho ziramutwika bikomeye mu mutwe, ntiyigeze ikira ubwo bushye. Mu kwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane Michael Jackson yatuwe na Ronald Reagan muri White House kugira mu igihembo cy'ibikorwa yakoraga byo kwigisha abantu ububi bw'ibiyobyabwenge. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu Michael Jackson ari kumwe na Lionel Richie banditse indirimbo We Are The World, yari igamije gutabariza abantu muri Ethiopia no mu ihembe rya Afurika bari bugarijwe n'inzara. Ni indirimbo yabaye ya mbere ku isi igurijwe amakopi menshi y'ibihe byose. Yabashije kugurwa amakopi agera kuri miliyoni 30 n'amamiliyoni menshi y'amadolari, yitangiweho nk'inkunga yafashije abanya Ethiopia bari bugarijwe n'inzara.
Iyi ndirimbo yabashije gutwara ibihembo byinshi, ndetse na nyuma y'urupfu rwe ni indirimbo yakoreshejwe nanone mu gukusanya inkunga ku bagizweho ingaruka n'umutingito muri Haiti mu 2010. Michael Jackson mu myaka ye y'ubuto yari afite uruhu rwirabura, ariko kuva mu myaka za 80 uruhu rwe rwatangiye guhinduka nk'urw'abazungu. Abantu benshi bagiye bemeza ko Michael Jackson yaba yarihinduye umuzungu abishaka, ariko nk'uko umuganga witwa Jewel Tabley yanditse mu gitabo cye mu 1986, Michael Jackson ngo yarwaye indwara z'uruhu za vitiligo na lupus. Izi ndwara nizo zagiye zimuhindura uruhu, aho vitiligo ituma uruhu rwe rweruruka, naho lupus igatuma uruhu rwe rutakaza ibidahangarwa ku buryo butakengana izuba. Abaganga benshi mu myaka za 90 bagiye bavuga ko Michael Jackson yaba yaribagije izuru, isura, iminwa n'itama, ariko Jackson we yarabihakanye kenshi, yemeza gusa ko yibagije izuru kandi ngo nabyo byatewe n'impanuka yagize. Michael Jackson mu myaka ya za 80 yatangiye guta ibiro ku buryo bukabije, ahanini bitewe nuko yifuzaga kugira ingano nk'iy'umubyinnyi, ndetse abimubonaga kenshi bemezaga ko yahoraga azengera bitewe no kwanga kurya kugira ngo ananuke. Michael Jackson yagiye avugaho byinshi muri icyo gihe, benshi banavuga ko akoresha uburyo bwo kugabanya amahirwe yo gusaza n'ibindi byinshi byamuvuzwe mu itangazamakuru, ariko yagiye byose bihakana. Mu 1986 Michael Jackson afatanyije na George Lucas bakoze filime y'iminota 17 yo mu bwoko bwa 3D yitwa Captain EO. Yabashije kwinjiza amafaranga ageze kuri $30 z'amadolari. Mu 1997 Michael Jackson yashyize hanze indi album yiswe Bad. Iyi nayo yazanye ingufu nyinshi, ariko zitangana n'iza Sele yayibanjirije, ariko iyi nayo yabashije kwitwara neza cyane ku isi, ariko kugira mu 2012 iyi album yari imaze kugurishwa amakopi arenga 1,045,000 ku isi yose. Mu 1987 kugera mu 1989 yakoze tournée y'iyi album Bad. Iyi ngiyi yamuhesheje guca agahigo ko kuba umuntu wa mbere umurije amatike menshi y'ibitaramo, agahigo kemejwe na Guinness Record ubwo yagurishije amatike agera ku 540 mu bitaramo 7 yakoreye muri Wembley Stadium mu Bwongereza. Muri iyo tournée yakoze ibitaramo bigera kuri 123 bibasha kwitabirwa n'abantu bagera kuri 4,200,000. Mu 1988 Jackson yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwe, Moonwalk. Mu myaka 4 cyagurijweho ibitabo bigera ku 200,000, ndetse yaje no gukora filime yise Moonwalk. Mu 1988 yaguze ubutaka hafi ya Santa Ynez yagombaga kubakamo urugori rw'inka yiswe Cleveland Ranch. Ubu bwamutwaye $17,000,000 z'amadolari. Mu 1989 yahawe akazi no kubwami w'injyana ya pop, ndetse icyo gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Herbert Bush amuha izina ry'umuhanzi w'imyaka. Michael Jackson yakoraga ibikorwa byinshi by'ubugiraneza, yatangaga igice kinini ry'amafaranga yinjiza mu bikorwa byo gufasha, ndetse ivuriro ryamuvuye ibikomere yagize ubwo yashyaga mu mutwe ryaje kumwitirirwa bitewe n'uko yahise yemeza kurifasha. Mu kwezi kwa gatatu mu 1991 Michael Jackson yasinye amasezerano n'inzu ya Sony kuko yabuka $65,000 z'amadolari. abo umuririmbyi wa mbere usinya amasezerano ahenze. Ashyize hanze album ya 8 The Dangerous. Iyi album nayo yitwaye neza nk'ibisanzwe, yagurijweho amakopi agera kuri 30,000,000 ku isi yose kugera mu 2013. Muri Amerika indirimbo yari kuri album Black and White yaramenyekanye cyane ku buryo yasohotse ari ya mbere kuri Billboard Hot 100, ndetse imara ibyumweru 7 ari nako bimeze mu bindi bihugu byo ku isi. Iyi album kandi yari indirimbo Heal the World yabashije kwifata imyanya ya mbere mu Burayi bwose, ndetse igurisha amakopi agera ku 450 hari indirimbo gusa. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Jackson yashinze umuryango wiswe Heal the World Foundation wari ushinzwe gufasha wari ushinzwe kohereza inkunga mu buryo byo ku isi mu rwego rwo gufasha n'abana basigaye n'iherehere n'intambara bibasiwe n'ubukene n'inzara ndetse n'indwara z'ibyorezo. Muri uwo mwaka kandi yashyize hanze ikindi gitabo yise Dance the Dreams, nayo cyagurijwe cyane. Muri uwo mwaka nanone yatangiye tournée yiswe Dangerous Tour. Iyi yinjije $100,000 z'amadolari. Yabashije kuririmbira abantu bagera kuri 3,500,000 mu bitaramo 70 yakoreye ku isi yose. Muri uwo mwaka yakoreye uruzinduko ku mugabane wa Afurika, rukaba rwari urugendo rukomeye. Yasuye ibihugu nka Gabon na Misiri. Akigera muri Gabon yasanganiwe n'abantu basaga 100,000
benshi bafite ibyapa byanditseho ikaze iwacu muri ko Michael Jackson. Gusa kwamamara kwe kwajemo igitotsi ubwo mu 1993 Michael Jackson yatangiye kuregwa gufata ku ngufu abana bato b'abahungu. We yaregwaga gufata ku ngufu umwana w'umuhungu w'imyaka 14 witwa Jordan Shango. Umuryango w'uyu mwana wasabaga Michael Jackson kwishyura indishyi z'akababaro, ariko Michael Jackson yarabihakanye. Haje gusohoka amajwi ya se w'umwana w'uwo muganga w'amenyo Dr. Shannon yivugishaga ategura uburyo azabeshyira Michael Jackson ko yamufatiye umuhungu ku ngufu. Ibi Michael Jackson yabikoresheje yiregura ku byaha yaregwaga, ndetse anemeza ko uwo muryango watirwaga ibyo byose n'ishyari no gushaka kurya amafaranga ya Michael Jackson. Urubanza rwa Michael Jackson rwarangiye yemeye kwishyura umuryango $22 z'amadolari, ariko ibyo Michael Jackson yifashe nko gufasha umuryango bitewe n'uko yemezaga ko ibyo bamurega atari ukuri. Nubwo igihe kimwe na kane Michael Jackson yashakanye n'umukobwa wa Elvis witwa Marisa Marie Presley. Bahuye mu 1995 ubwo uyu mukobwa yaritabye igitaramo cyari cyitabiriwe na Jackson 5. Bakomeje kugirana ubucuti busanzwe bwaje kuvamo ubucuti bukomeye. Bakoze ubukwe mu ibanga, ariko bamarana imyaka itageze kuri 2 baza gutandukana batagiranye ikibazo. Mu 2010 Presley yagize Oprah Winfrey. Nyuma yo gutandukana na Michael Jackson babaye indi myaka 4 mu ibanga bagikundanye. Igihumbi kimwe magana cyenda 1995 Jackson Michael yashyize hanze indi album yise History. Iyi yabaje kwitwara neza nayo ku isi yose kubera ko yanagurijwe amakopi agera kuri $40 ku isi yose, maze twari ibihembo byinshi. Indirimbo zari ziriho You Are Not Alone, Scream zabaje kwitwara neza ku mpande zinyuranye mu bihugu byinshi byo ku isi, ndetse You Are Not Alone ifite agahigo ko kuba indirimbo ya mbere yasohotse iri ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100. Iyi album yayikoreye tourne yo kwimenyekanisha agira mu 35 ku migabane 3. Ibi bitaramo byitabiriwe n'abantu bagera kuri 4,500,000 mu bitaramo 82 yakoze, bikaba byabaje kwinjiza $165 z'amadolari y'Amerika. Michael Jackson ari muri ibyo bitaramo yashyingiwe inshuti ye baromananye igihe Barbara General. Uyu yari umuganga w'uruhu. Ubukwe bwabo bwabereye mu mujyi wa Sydney muri Australia, ndetse Lowe yari atwite inda y'amezi 6 y'umwana wabo wa mbere. Uyu muryango waje kubyara umwana wabo wa mbere bise Prince Michael Joseph. Mu 1997 nyuma y'umwaka umwe babyara undi mwana w'umukobwa Paris Michael Catherine Jackson. Jackson na Lowe baje gutandukana mu 1999, maze Jackson yemererwa kugumana abana babo. Mu 1999 Jackson yitabiriye ibikorwa binyuranye by'ubugira neza, aho yitabiriye igitaramo cyabereye muri Luciano Pavarotti mu Butaliyani. Cyari kigamije gukusanya amafaranga yo gufasha abana bibasiwe n'intambara yaberaga muri Kosovo. Irene yitabiriye ibindi bikorwa yikorera ku giti cye byo gufasha, agenda akorana n'imiryango inyuranye nk'umuryango wa Nelson Mandela wo gufasha abana ndetse na UNESCO. Mu 2001 yashyize hanze indi album yise Invisible. Iyi yatumye agirana ibibazo n'inzu yari afitanye n'amasezerano ya Sony bitewe n'ibyo uretse yifuza gutwara iyi album. Yaje idafite imbaraga nk'izayibanjirije, ariko nayo ibasha kwitwara neza, igurishwa amakopi agera kuri 13 ku isi yose. Ibyateye n'ibibazo yari yagiranye na Sony byatumye kwiyamamaza bitagenda neza. Mu 2002 Jackson Michael yatangaje ko Tony Matola akaba yayoboraga Sony ari umuntu mubi ndetse warangwaga n'ivanguraruhu utarashaka gufasha abirabura, ahubwo wibye ngo byari ukubarya ibyabo gusa. Icyo gihe yaragize ati Tommy Matola is a devil. Mu mwaka wa 2002 kandi Michael Jackson yabyaye umwana wa gatatu yise Prince Michael Jackson 2, ariko nyina w'umwana ntiyigeze amenyekana. Mu 2003 Michael Jackson yongeye kuregwa gufata ku ngufu umwana w'umuhungu w'imyaka 13 y'amavuko, ndetse aregwa kumuha ibiyobyabwenge. Ibi birego yari bihakanye nabyo. Mu 2006 Michael Jackson yatangiye kugira ibibazo by'ubukungu ndetse byanatumye arwara. Mu 2006 Michael Jackson yatangiye kugira ibibazo by'ubukungu ndetse byanatumye arwara uburi bw'ufungwa. Icyo gihe Jackson yaregwaga n'abantu batandukanye bagiye bamufasha mu kwamaza umuziki we, bakamurega kubambura akayabo ka $170 z'amadolari. Nyuma y'ibibazo by'ubukungu Michael Jackson yongeye gusubirana na Sony bamufasha gusubiramo indirimbo ze za kera,
no kongera kuzigurisha kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura abantu bose bamwishyuzaga. Mu 2009 Michael Jackson yateguye ibitaramo mu bihugu byinshi byagombaga gutangira mu Bwongereza yitaga ko ari byo kugaruka kwe kandi ari byo bizatusoza ibitaramo by'umuziki mu buzima bwe yarihaye izina rya This Is It. Yateganyaga ko bizavamo £50 miliyoni. Ibi bitaramo bitegurwa byaciye agahigo ku isi ko kugurisha amatike menshi mu gihe gito. Amatike arenga miliyoni yari amaze kugurwa mu gihe kitarenze amasaha 2. Ibi bitaramo byari biteganyijwe ko bizatangira ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi 2009 bigasozwa ku ya 6 y'ukwa gatatu 2010. Icyumweru kimwe mbere y'uko igitaramo cya mbere kiba mu Bwongereza nibwo hasohotse inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'icyamamare Michael Jackson. Byavuzwe ko yitabye Imana azize umutima ari ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu 2009. Isi yose humvikana inkuru mbi, benshi bavuga ko umwami wa pop yitabye Imana ubwo yiteguraga ibitaramo mu Bwongereza. Urupfu rwe rwavuzweho ibintu byinshi, biza kwemezwa ko yafashe imiti irengeje urugero yo kumusinziriza bitewe n'uko yari asigaye muri bitotsi. Jackson yashyinguwe ku itariki ya 7 y'ukwa karindwi muri Staples Center muri Los Angeles, aho umuryango we n'inshuti ze n'abakunzi be basaga 1,600,000 bitabiriye uwo muhango. Nk'uko byatangajwe vuba aha, umuganga we yamuhaye imiti myinshi, umubiri we unanirwa kuyihanganira arapfa. Gusa kwamamara kwe ntikwahagaze kubera ko na nyuma y'urupfu rwe Jackson Michael yabaye umuhanzi wa mbere ugurije amakopi menshi y'album. Mu 2009 aho yagurije amakopi agera kuri 8,200,000 muri Amerika gusa na 35,000 ku isi yose mu mezi 12. Yakuriye urupfu rwe Michael Jackson yatwaye ibihembo bitabarika mu muziki, yaciye uduhigo tugera ku 8 yandikwa muri Guinness Records kubera ibikorwa byihariye yakoze mu muziki. Jackson afite kandi agahigo ko kuba ari umuhanzi w'ibihe byose wabaje kugurisha umuziki we cyane, aho yagejeje ku 400,000 z'amakopi y'album ku isi. Nyuma y'uko apfuye, abantu benshi bagiye bavuga byinshi bitandukanye ku buzima bwa Michael Jackson. Gusa Bill Whitfield na Jeff Van Beard bari bamwe mu barinzi be kuva mu 2006 kugera ku munsi we wa nyuma. Bemeje ko nta waboresha amakuru kuri we kubera ko bari bamuzi neza, ndetse amaze gupfa bo ubwabo banditse igitabo bise Remember the Time Protecting Michael Jackson His Final Days, bagaruka ku buzima babanyemo n'uyu mugabo w'icyamamare. Aba banditsi bahoze ari abarinzi be babwiye ikinyamakuru Big Express menshi mu magambo yavuzwe n'uyu mwami w'injyana ya pop mu myaka ye ya nyuma, dore ko no bamubaga hafi igihe cyose. Bavuze ko yarasigaye agira impungenge nyinshi ku mutekano we n'uw'abana be, ku buryo yarasigaye atacyumvikana n'umuryango we, ndetse bavuze urundi ruhande rwiza rw'ubuzima bwe tigeze rumenyekana. Babigarukaho baragize bati twashimishijwe cyane no gukorana na Michael Jackson nk'abarinzi be mu myaka 2 n'igice ya nyuma y'ubuzima bwe. Muri icyo gihe hari byinshi twamumenyeyeho, bati yari umugabo mwiza w'umutima mwiza, ndetse akaba umubyeyi mwiza utandukanye n'uko avuga mu binyamakuru. Amagambo ya Whitfield na Bild yashyize ahagaragara amabanga y'ubuzima bwa Michael Jackson mu kiganiro na Big Express. Dore umwe mu mabanga 10 yashyizwe hanze n'abarinzi utazwi kuri mu gihe cy'irya mbere. Michael Jackson yari afite abagore b'ibanga. Bavuze ko Michael Jackson yari afite abagore ku ruhande nk'ibanga batigeze bamenyekana, aho bavuze ko nibura yabaga afite abagore 2 kandi bataba muri Amerika. Aba barinzi bavuze ko abagore ba Michael Jackson ngo bagizwe ibanga ku buryo n'umuryango we, abajyanama be cyangwa se abana be ngo ntibigeze babamenya. Aba bahoze ari abarinzi be bavuga ko ari bo bonyine bagize amahirwe yo guhura nabo bagore. Ubwo bari bagiye guhura na Michael Jackson muri Virginia, nabwo Michael Jackson ngo ntabwo yabahamagaraga amazina, umwe yamwitaga inshuti undi akamwita Karabo. Irindi banga, Michael Jackson ngo yirindaga uwamufata amajwi cyangwa se amashusho mu ibanga. Mu rwego rwo kugenzura umutekano we, Michael Jackson yahoraga yirinda uwamufata amajwi mu ibanga ngo mbere yo kwinjira mu cyumba cya hoteli icyo ari cyo cyose cyangwa se mu cyumba cy'inama, yabanzaga kureba niba nta kuma gafata amajwi cyangwa se amashusho gahishemo. Irindi banga, kwica ku muryango we. Igihe yagarukaga muri Amerika avuye Berlin na Irlande mu 2007, Michael Jackson ngo nta muntu n'umwe w'umuryango bari bacyumvikana uretse nyina Catherine. Nyina niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kumubona atatse gahunda cyangwa se rendezvous, mu gihe undi muntu wese w'umuryango washaka kumubona yabanzaga gusaba rendezvous yo guhura nawe. Wariho n'igihe abavandimwe bagombaga gukurira igipangu kugira ngo bagere iwe, ariko abashinzwe umutekano babafata bakabamerera nabi. Irindi banga, ngo yakundaga gusoma ibitabo. Uretse kuba yari umuririmbyi ukomeye, Michael Jackson ngo yari umufana w'ibitabo by'umwihariko by'amateka, ubugeni
ubumenyi n'ibindi. Ubwo yajyaga mu iduka ry'ibitabo inshuro imwe gusa yatangaga amadolari agera ku 5,000 ku gitabo. Ibanga rya gatanu, mu ruhame abana be bambaraga masike ndetse bakaba bafite amazina baziranyeho. Mu ruhame abana ba Michael Jackson ntibagombaga guhisha amasura yabo ndetse bakagira amazina baziranyeho bagomba guhamagarana mu rwego rwo kwihisha abapaparazi. Nta mwana we wari kumva ahamagara undi mu mazina azwi iyo babaga bari mu ruhame, wagira ngo bari mu maneko. Irindi banga rya gatandatu, nubwo yari umwami wa pop, yari afite ubundi bwoko bw'umuziki yikundira. Benshi bamuzi nk'umwami wa pop, ariko Michael Jackson igihe kinini cye ngo yiyumviraga umuziki wo mu bwoko bwa classique, nk'umuziki wa Beethoven, Tchaikovsky, Bach n'abandi, ku buryo mu modoka ye no mu nzu niyo muziki yumvagamo gusa. Irya karindwi, Michael Jackson yari inshuti y'abababaye. Ibi byemezwa nuko bw'umukinnyi wa football Amerika wagizwe igicirwa muri rubanda wa James Simpson nyuma yo gufungwa azira kwica umugore we, ariko akaza kugirwa umwere ubwo atarafite iyo yerekeza ndetse n'itangazamakuru bimereye nabi. Michael Jackson yaramucumbikiye. Irya munani, mu myaka ya nyuma Michael Jackson yari yarahunze isi y'ibyamamare itangazamakuru ngo ntiyarakirebezwamo. Nyuma yo kuvuga amakuru mabi mu itangazamakuru mu myaka ye ya nyuma, Michael Jackson yari yarahunze itangazamakuru ku buryo atifuzaga kureba ikintu cyose kimuhuza n'isi, nko kureba televiziyo, gusoma ibinyamakuru n'ibindi. Icyo yakoraga gusa yakoreshaga DVD, nta mudasobwa yari agifite, ngo yatumaga abarinzi be kumwohereza ubutumwa bwa email mu gihe bibaye ngombwa. Mbere yo kujya kugura ibitabo, abarinzi be ngo barabanzaga bakareba mu iduka bagiyemo niba nta kinyamakuru kirimo cyamwanditseho. Gusa ikinyamakuru kimwe cyonyine yasomaga ni Wall Street Journal, yasomaga buri gitondo